Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tumaze kumva ivanjiri twasomeye ku cyumweru gishize, ikabije nyuma yo kongera kuzirikana ku ivanjiri twari twasomewe ku cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Kiliziya umubyeyi wacu rero iradusaba gusubira nyine mu ijambo ry'Imana yatugejejeho kuri ibyo byumweru. Ibi ngibi ni bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo aryoha agize ate. Ntabwo ari uko Kiliziya yabuze ibindi tubwira kuzirikanaho cyangwa gusoma, ahubwo nuko nyine aryoha asubiwemo. Na Mutagatifu Ignace Orora washinze umuryango wacu w'abayezuiti akatubwira ko gusubiramo ari byiza, kugira ngo hahandi wahuriye n'Imana, hahandi urumuri rw'Imana rwakumurikiye mu ijambo ryayo, uhasubire wongere ubyinjiremo nyine kurusha uko wari wabyinjiyemo bwa mbere. Ngicyo rero igisobanuro cya mbere cy'impamvu mwumvise muri iki cyumweru turimo gusubira mu mavanjiri twumvise muri ibi byumweru bya vuba. Uyu munsi rero nyine twasubiriwemo iby'umugani w'urumamfu n'ingano. Ibi ngibi umuntu yabigereranya n'ibyabaye mu busitani bwa Edeni, sibyo? Uyu munsi baravuga bati umuntu yari afite umurima abibamo ingano, nuko umwanzi araza abibamo urumamfu. Byombi bimaze gukura, bene umurima, abagaragu b'umurima baravuga bati yewe twabonye za ngano zivanze n'urumamfu, byagenze biti? Mu busitani bwa Edeni sese ko byagenze? Imana ntiyateye imbuto nziza gusa, ariko umwanzi akayica ruhinga nyuma akaza akayidobereza, akaza akayivangira, ashuka Adamu na Eva, ibyari byiza bigahinduka bibi. Imana rero ntabwo yahise isenya ubusitani bwa Edeni, ntabwo yivumbuye ngo ivuge ngo ngo ba bantu burya ntibazi neza yanjye, ngo reka mbirukane bagende burundu n'ubusitani mbusenye. Ntabwo ariko byagenze. Imana yarihanganye. Na nyiri umurima mu ivanjiri ya none turumva akora ikintu gisa n'igitangaje. Arabwira abagaragu bati nimube muretse kurandura urwo rumamfu, hato mu kururandura mutavaho murandura n'ingano. Ikibi bisobanuye ni uko Imana ifite ukwihangana kutagira umupaka. Bitari ukwihangana byo kwihangana gusa, ni uko ifite ukwihangana no gutegereza ko abantu bahinduka, ibyari bibi bikaba byiza. Ngiki gisobanuro cya mbere cya kuriya kuntu Imana yihanganira ko batarandura urumamfu. Kuko ubusanzwe n'umuntu w'umuhinzi cyangwa se umuntu ufite indabo yabonyemo ibyatsi by'ibyonnyi, icyo bita kubagara se n'iki? Kubagara se gukuramo ibibi nyine ukabishyira ku ruhande. Imana yaravuga iti mube muretse, hato muri uko kugata urumamfu mutavaho mukata n'ibintu byiza, mutavaho mugirira nabi na ba bandi bashoboraga guhinduka. Nk'uko mu busitani bwa Edeni itirukanye Adamu na Eva ngo yabwiye ngo mugende mwimenye nanjye nimenye, ahubwo yakomeje kugendana nabo. Ngiki cyo rero ivanjiri uyu munsi itubwira. Ikindi umuntu yarenzaho ni uko mu buzima bwacu natwe tubona rimwe na rimwe ibintu umuntu yakwita urumamfu. Mutekereze ku kibazo cy'ubukene buba mu miryango. Ubundi ubukene bwo kubura mikoro ntabwo ari ikintu cyiza pe. Ubukene bwo kubura icyo ugaburira abana, icyo wambara cyangwa ubambika, warwara ntubashe kwifuza, ibyo ntabwo ari ikintu cyiza. Ariko guhaguruka ugakora kugira ngo urwanye ubwo bukene, cyo ni ikintu cyiza. Habaho rero uburyo abantu rimwe na rimwe bashaka kugesa ubwo bukene, maze mu kubugesa, kuko ari urumamfu nyine, bakagesa n'ingano. Umuntu ushaka kurwanya ubukene yiba, icyo gihe aba arimo kugesa urumamfu ariko agesa n'ingano.
kuko arashaka kwikura mu bukene mu buryo butanoze, arashaka kwikura mu bukene yica ubuzima bwe. Icyo gihe arimo arakata urumamfu n'ingano icyarimwe, n'ibindi n'ibindi. Ingero ni nyinshi umuntu yatanga. Kwa kundi uba ufite ikibazo ugomba gushakira umuti, ariko umuti wacyo ukawushakira hatariho, icyo gihe burimo gukata urumamfu n'ingano bikatira rimwe. Icyo ngicyo rero nicyo nanone ivanjiri y'uyu munsi itubwira. Igihe ubona hari ikibazo ufite ugomba kugishakira umuti, habeho kwihangana muri wowe, ubishake gahoro gahoro mu nzira zinoze, he kubaho guciye ubusamo, kuko guciye ubusamo byavaho biba kugesa urumamfu ndetse n'ingano. Dusaba Imana rero izo nema iziduhunde, cyane cyane nema yo kwihangana muri ubu buzima. Bavandimwe, kwihangana tugategereza ko ibitugoye biba byiza kurushaho, tugategereza ko ibitugoye bizabona umuti biciye mu nzira nziza, aho gushaka guharanira kubona umuti mu nzira zihuse, rimwe na rimwe birangira zangije ibindi byinshi. Icyo gihe habayeho kugesa urumamfu ndetse n'ingano. Natwe ubwacu kandi muri urwo rumamfu twibonamo twibabarire, kuko n'Imana itubabarira, ariko duharanire guhinduka, kuko Imana itubabarira itwihanganira itegereje ko duhinduka. Guhinduka rero ni urugendo. Guhinduka ntabwo aho kuvuga ngo narahindutse ngo byararangiye ngo sinzongera guhinduka. Oya, ni urugendo, guhora uba mwiza gusumba uko usanzwe. Ngiki cyo guhinduka ari cyo, ariko ukabikora wihangana, ntumve wihebye ngo sindaba umutagatifu, ukabiharanira nyine mu buryo nawe wibabarira, kuko n'Imana irakubabarira kandi itegereje ko uhinduka. Dusaba inema rero yo kutinubira ibitugora, kandi dusaba inema yo kwihanganira ibituvuna muri ubu buzima. Nyagasani Yezu nabane namwe.